Ni inkuru yari itegerejwe n'abantu batari bake cyane cyane abakatolike batuye isi bibazaga umuntu uzasimbura Papa Francis. Uyu munsi nibwo hagiye amakuru y'uko umunyamerika Karidinali Roberto Francis ari we watorewe kuba Papa mushya. Inteko y'abakaridinali 133 bari bateraniye hariya muri Chapelle Sistine Vatican kuri uyu mugoroba wa tariki 8 Gicurasi 2025 nibwo bongeye gutora umushumba mushya wa Kiliziya Gatolika witwa Karidinali Roberto Francis. Uyu nguyu rero akaba ari we wasimbuye Papa Francis. Turaza kurebera hamwe mu mateka ye kugira ngo murusheho gusobanukirwa, niyo mpamvu mba ndi hano kugira ngo bagezeho amakuru agezweho ako kanya. Niyo mpamvu ngusaba ngo niba ari bwo bwa mbere kizano kuri Kora TV show ukande subscribe, like, share and comment kugira ngo ibiganiro byacu bijye bikugiraho umunsi ku munsi. Mbere yuko nangira reka mbanze nsuhuza abantu batwumva bari Burasirazuba, Iburengerazuba, Amajyepfo, Amajyaruguru, abantu badukurikirana bari mu mujyi wa Kigali. Mumeze gute? Nizere ko mumeze neza, Imana ikomeje kubigenza neza. Nenda gusoza cyangwa mu minota ya nyuma ndaza kubabwira amwe mu mateka atangaje y'uyu mupapa bashyizeho witwa Karidinali Roberto Francis nk'uko natangiye mbibabwira. Itorwa rya Papa mushya ryemejwe n'umwotsi w'umweru wazamutse kuri Chapelle ya Sistine ahaberaga amatora kuva ku itariki 7 Gicurasi. Bisobanuye ko mu matora y'umukandida kuri uyu mwanya yabonye amajwi ari hejuru ya 89 mu bakaridinali 133 bari bagiye gutora. Murabizi ko buri gihugu giturukamo umukaridinali bakajya gutora. Niba yaratowe n'abakaridinali bagira 89 mu bantu 133, ubwo murajya mugenda mugabanya namwe mwumve ubwo abandi bakaridinali bari bahanganye amajwi bagiye babona. Turaza kuganira amwe mu mateka y'uyu karidinali kugira ngo mujye murushaho gusobanukirwa. Niyo mpamvu mba ndano kugira ngo bagezeho akantu ku kandi. Reka mbanze nsimbukire mwe mu makuru yakomeje kugenda cicikana ku mbuga nkoranyambaga y'ibintu byose byabaye ubwo bari hari mu matora, kugira ngo noneho tuze dusimbukira kuri amwe mu mateka cyangwa uyu muntu watowe witwa Karidinali Roberto Francis hari muntu ki, ese yari muntu ki i Roma cyangwa i Vatican, kugira ngo byose nze kubibanyuriramo. We niba ukunda Kora TV show ukajya ugenda udakanze subscribe kugira ngo ibiganiro n'amakuru tuba twagutegure bijye bikugeraho umunsi ku munsi. Aya ni amakuru dukesha ibinyamakuru bitandukanye byandika ku nkuru zo mu Rwanda n'ibindi binyamakuru byandika ku nkuru zo hanze nka Sky News, Al Jazeera n'ibindi binyamakuru bitandukanye byanditse ko Karidinali Roberto ukomoka muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yatowe nyuma yaho habaye ibyiciro 5 by'itora, birimo kimwe cyabaye ku itariki 7 Gicurasi n'ibindi 4 byabaye ku itariki 8 Gicurasi. Akaba yafashe izina ry'ubutungane rya Leo XEV. Ubwo abantu bazi kwandika ikilatini murahita mubyumva cyane. Mbere yuko Papa mushya agera imbere y'abantu bari bateraniye mu mbuga ya Bazilika ya Mutagatifu Petero, yabanje guherekezwa mu cyumba cyihariye kiri iruhande rwa Chapelle Sistine. Iki cyumba kizwi nk'icyumba cy'amarira, kigaragara nk'igisanzwe n'igitoya ariko gifite igisobanuro gikomeye kuko giha Papa mushya ishusho y'umurimo agiye gukora cyangwa agiye gutangira. Izina ryacyo rikomoka ku marangamutima menshi ya Papa mushya agira iyo amaze kukigeramo, avanze n'ubwoba ndetse n'amarira n'ibyishimo, yibaza ukuntu agiye kuyobora imbaga y'abakatolike batuye isi. Murabizi ko abakatolika ari ryo dini rya mbere ryaje ku isi kandi akaba ari naryo dini, usibye kuba ari abakire, usibye kuba ari nabo bantu benshi cyane ku isi, usibye no kuba bavuga ko abakatolika ari bo baje imbere. Murabizi ko idini ry'abakatolika ari amwe mu madini akomeye ku isi, nta n'irindi dini twarishyira imbere. Ibaze rero umuntu uba ugiye gutorerwa kuyobora iryo dini ku isi yose, murabyumva ko aba ari umuntu ukaze cyane. Turaza gusimbukira kuri amwe mu mateka ye kugira ngo murusheho gusobanukirwa. Wenda umuntu utaruzi uyu Karidinali Roberto Francis wamaze gutorerwa gusimbura Papa Francis, kugira ngo nawe aze yisanga mu kiganiro, aze amenya n'amakuru y'uyu Karidinali waba watowe mushya wo gusimbura Papa Francis. Ukuntu bigenda rero nk'uko narindi kubibabwira kuri iki cyumba, uyu mupapa Francis Roberto nawe yitwa Papa Francis Roberto, mutaza kugira ngo ndi kumwibeshyaho
izina Francis naryo ririho, wenda abantu bari kumva kino kiganiro mushobora guhita mugira ngo ndi kwibeshya, yitwa Karidinali Roberto Francis nk'uko nagiye mbibabwira. Iki cyumba rero nk'uko nari ndi kubibabwira, aha niho ngo papa watowe, karidinali watowe nyine yiyamburira ikanzu itukura y'abakaridinali, akambara iyera y'abapapa mushya cyangwa y'umuntu ugiye gusimbura papa. Biba bisobanuye ko ubuzima asigaje ku isi azabumara afite iyo nshingano y'ubutungane. Igihe atarapfa murabizi ko papa nta kintu yakora ngo bamukureho, avaho apfuye nawe abategereje urupfu nyine kugira ngo azarekure izo nshingano. Muri iki cyumba rero haba harimo amakanzu atatu y'abapapa, harimo intoya iri mu rugero ndetse n'inini, kuko abadozi b'i Vatikani baba batazi niba umuntu uzatorwa cyangwa umupapa mushya azabasha kwambara iyo kanzu ikamukwira. Turi kubibanyuriramo kugira ngo murusheho gusobanukirwa ukuntu bigenda. Bivuze ko iyo amaze kugera muri icyo cyumba nyine yambara ikanzu imukwiriye kugira ngo babashe kugendera ku mahame yaho nk'uko byagiye byandikwa n'imbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye. Ikindi kandi ngo haba harimo inkweto zitukura za papa, ingofero yera ndetse na furari. Ibi byose bifite ibisobanuro bitatu bikomeye: guca bugufi, ubutware ndetse n'umuco n'inshingano za Kiliziya Gatolika. Wenda ibyo ngibyo nibyo narindi kugira ngo mbibutse mbere yuko dusimbukira kuri amwe mu mateka, kugira ngo urusheho gusobanukirwa uyu muntu waba watowe wo gusimbura Papa Francis. Ese ni muntu ki? Abantu muri kwibaza ngo Roberto Francis ni muntu ki? Ndatekereza ko muraza kuva muri iki kiganiro cyangwa iki cyegeranyo nabateguriye musobanukiwe. Ibyo byose narindi kukubwira rero, iyo papa mushya avuye mu cyumba cy'amarira nibwo yerekeza ku ibaraza rya Bazilika Mutagatifu Petero. Nyuma y'umwanya muto humvikana ijambo ry'ikilatini rigira riti hebemza papam. Iri jambo rishatse gusobanura ngo dufite papa. Birumvikana ko abateraniye ku mbuga ya Bazilika ya Mutagatifu Petero baba bategereje kubona papa mushya kuri uru rubaraza mu mwanya uri imbere, no kumenya izina rya nyir'ubutungane wahiswemo ku isi yose. Abantu benshi urabyumva ko baba bafite amatsiko. Mbere y'uko Papa Leo agera kuri uru rubaraza, abakaridinali bamutoye bose bari bahateraniye. Abakristo bari bari kuri uru rubuga rwa Bazilika Petero mu byishimo by'ikirenga nyuma yaho bari batangarijwe kubona papa mushya. Mbere yuko dusimbukira ku bindi bintu rero byabereye hariya, turabanza dusimbukire kuri amwe mu mateka ya Roberto Francis watorewe gusimbura Papa Francis. Wenda ushobora kuba nta kindi kintu muziho, nibyo bintu ngiye kubanyuraho, bimwe mu bintu byanditswe ku mbuga nkoranyambaga cyangwa byanditswe ku mbuga nkoranyambaga mu minsi ya kera, kuko amateka y'umuntu aho yavukiye, hari imyaka aba afite cyangwa igihe yavukiye, amashuri yize, hari ibintu biba bitagomba guhinduka niyo yaba ari kugenda asaza cyangwa imyaka iri kugenda yiyongera, hari ibintu biba bitagomba guhinduka. Roberto Francis rero nk'uko nabikubwiye, akaba yaravutse ku itariki 14 Nzeri mu 1955. Akaba yaravukiye muri Chicago muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Akaba afite inkomoko mu Bafaransa n'Abataliyani. Ni umunyamuryango w'itorero rya Mutagatifu Augustin cyangwa Auguste bitewe n'uko byita. Yamaze igihe kinini ari umumisiyoneri rero muri Peru, aba umuyobozi mukuru wa Priori Generale, aba Augustin kuva muri 2001 kugeza mu mwaka wa 2013, ndetse aza kuba n'umusenyeri muri diocese ya Chirirayo muri hangana gato, ni ngo Chirirayo ni izina riruhije cyane. Akaba yaramubaye mu mwaka wa 2015 kugera mu mwaka wa 2023. Mu mwaka wa 2023 rero akaba yaragizwe karidinali, naho mu mwaka wa 2025 niwe ugiye kuba papa nk'uko nabikubwiye. Ese mbere yuko aba papa yari umuntu ki? Yari umukaridinali bishop nk'uko abantu benshi bakunze kubyita. Reka dusimbukire kuri amwe mu mateka cyangwa andi mateka y'umukaridinali asigenze, tugaruka turebera hamwe bimwe mu bintu byakomeje kuranga uyu munsi ubwo bari gutora papa mushya. Ikindi nagenda nakubwiye kuri uyu mupapa mushya watowe kuva mu mwaka wa 2023, niwe wari uyoboye ishami rishinzwe abepiskope, rikaba ryitwa Dicastery for Bishop, ndetse n'akanama kihariye ka papa gashinzwe Amerika y'Amajyepfo. Sindirirwa mbabwira ibihugu bigize Amerika y'Amajyepfo, ahubwo
niba utabizi urajya gusacinga kuri Google cyangwa ugiye gushaka mu mashakiro, ubwo urumva ko nabyo ari ibihugu bikomeye, ariko harimo za Chili, za Brazil, harimo n'ibyo bihugu ndatekereza ko n'ibindi muragenda mu bisacinge ku mbuga nkoranyambaga, murumva ko harakuriye bimwe mu bihugu byinshi cyane hariya muri Amerika y'Amajyepfo. Ngaye nguko rero abantu benshi mwakomeje kugenda mutubaza uko Papa Francis Roberto Cardinal nk'uko natangiye mbibabwira yabasimbuye Papa Francis, nuko nguko byagenze. Reka dukomeze tuvuge ngo aheza mu ijoro kuri Papa Francis uriya ucyuye igihe, n'ubundi murabizi ko izi nshingano abahawe azivaho apfuye. Abantu benshi bajya bakunda kwibaza ati se aramutse akoze amakosa abakatolike n'isi muri rusange bakabona ko ari gutambikira, ari kwica inshingano, byagenda gute? Wenda n'icyo kiganiro tuzakibakorera, cyangwa ngo iyo baramutse batoye umuntu utabyiyumvagamo cyane, mbibutsa ko kugira ngo bajye gutora hari ababanza kwiyamamaza cyangwa bagatanga kandida libre zabo cyangwa imyirondoro yabo. Murabyumva ko ntabwo bagutora utiyamamaje uko byagenda kose. Abantu mwibazaga niba ari umunyarwanda ngo uzaba umupapa cyangwa ngo ari umunyanigeria, ngo Papa ngo Francis yari yaravuze ko ngo azasigaho umwirabura, noneho ndatekereza ko mwamaze kubyibonera mutazongera kubiburanaho. Ngaye nguko rero ayo niyo makuru yaragezweho kuri izi saha, mukomeze kugira ibihe byiza. Njye mwumvaga kuri mikoro n'umuhungu wanyu Krista, igitangazamakuru cya mbere kiracyari Kora TV Show. Dukomeze kubana mu biganiro bitana amakuru ya Kora TV Show. Ciao ciao.